cya gatatu, imisaraba bakora umusaraba ungana n'uburemere bw'ibiro byawe, kandi bakawukorera ungana n'uburemere bw'ibiro byawe. Ariko Yesu we bamukoreye umusaraba umurusha uburemere. Wari uremereye mu buryo bwose bushoboka, wari ufite ibiro byinshi kugira ngo umuremerere cyane. Kubera iki? Muzi ko yabambanywe n'ibisambo bibiri uwo munsi, kandi bafungura igisambo ruharwa cyari cyarakoze ibyaha byinshi. Baraba niwe baguranye na Yesu, kuko abayuda baravuze ngo ufungure Baraba. Baraba babwira Pilato ufungure Baraba musohore, ariko Yesu abamba, kuko Yesu bamuregaga ibyaha biremereye, bamuzingirikira, bamugerekaho ibyaha byinshi. Ijambo rya mbere bamuregaga kuko yiyise umwana. Icya kabiri bamuregaga kuko yise umwana w'Imana. Icya gatatu bamuregaga kuko akiza abantu umunsi w'isabato. Bakora dosiye ikomeye kugira ngo bamuremere umusaraba uremereye paraporo y'abandi. Kandi nanone mu mateka bakoraga hari Golgotha, iyo basohoraga abantu babakondane, imisaraba yabo yabaga ishinze hariya, bakabasohora bakura muri prison, bakabajyana bakajya kubabana. Ariko Yesu uwo munsi biba ngombwa ko batawushinga, bawumukorera, bakamuzungutsa muri quartier zose, bamwerekana ukuntu bamaze ikamba ry'amahwa, ukuntu hayabwirirana amaraso, ukuntu yakubise, ukuntu yabuze, bagenda bamwamagana bamuseka, bavuga muri ari wa wundi wita ngo umwami dore uko ameze. Icya gatatu, bari bafite imisaraba y'uburyo bune. Uburyo bwa mbere wari umushito, bagafata umuntu bakamushita. Ubwo bwari uburyo bumwe uwo bashaka gushita baramushitaga, kuko gushita inyama. Icya kabiri, bakora umusaraba wo gukuba. Baje kuba umuntu ukuba, bakarenganya amaguru y'inyama. Wa gatatu wari umusaraba wo gutera. Yesu yabambwe ku musaraba wo guteranya, yasaga n'uhaye ukora katire kwe kardino, kuko yashakaga guhuza impande zine zose z'isi, kuko azicunguye, kandi akazicungurira i Golgotha ku giti. Mu yandi magambo, umusaraba ni iki? Ni ikihe gisobanuro cy'umusaraba? Kuri Yesu wari umusaraba usanzwe w'igiti, ariko werekana iki? Kugira ngo bawumukorere, bawuzengurutse, yemera wikorere n'uburemere bwawe, akastahimili mateso ya musaraba, yemera ingorane zose kuwikorera, ukamugusha inshuro n'inshuro, kugeza ubwo babonye bidashoboka, bafata Simoni w'umukure aramwakira,
kubera iki uriya Simoni w'umukurene yari umwirabura mu gihugu muri Etiyopiya, kwari ukwerekana kuko agiye gucungura abirabura abanyamahanga. Icyo cyatumye bahura na Simoni kuko batabaye undi muntu. Simoni w'umukurene baramufata bati ngaho mwakire umusaraba, aramwakira. Byerekanaga ko agiye gucungura n'abanyamahanga batari bene wabo, batari abayuda, kuko hari abayuda benshi banga gufata undi muntu akawumwakira. Uriya musaraba kugira ngo Yesu awuzungurukana wemere awikorere, wari ufite icyigisho ku bazizera Kristo muri iki gihe. Nicyo wavugaga, icyigisho cyigisha abarokore, cyigisha abakristo uko bazitwa mu bibazo kubera imisaraba yabo. Ni ukuvuga ko umusaraba ni ukwemera ingaruka zose, kwemera kwikorera ibibazo byose bizakubaho bikubuza gukurikira Kristo. Ndagisubiramo, umusaraba usobanura kwemera kwikorera ibibazo, kwemera kwikorera imitwaro yose ishobora kuzaho ikubuza gukurikira Kristo. Nicyo gisobanuro cy'umusaraba. Hagira usoma, ndamfasha gusoma ijambo ry'Imana. Hagira usoma kugira ngo tubyumve neza. Luka 14:27. Ubutumwa bwiza bwa Luka.